hanyuma tugarutse rero kuri Mbayahaga ni muzima ni muryerye no mu kanya hari akantu yatanga sinzi bakabonye ari kunywa icyayi ari kunywa icyayi nakabonye baba bati mushireho n'itariki bati uyu munsi ni le 16 so cyo twavuga ibirebye biri kuba muri Goma cyangwa se ibyo twavuga muri Goma ni nka cyagiye cyacu muri 90 na kangahe 97 abacenyezi bateraga mu bice byinshi so kuba imbe turayifacinga byo rwose ugomba kwifacinga yego ariko none ikitangaje gihe ari wenda gishaka kuri izo consequences zo kuba yagira abacenyezi no kubera kuba FDL ziba hano mu birunga njye amakuru namenye kandi ndakurikirana cyane kiriya kirunga nkurikirana amakuru cyane FDL zaje ni crap ntago ari FDL zisanzwe ni special force imodoka ziti ngabo barayise tibaraje imodoka 10 ati ubwo wazarindi kwitegura FDL kwitegura ugasanga abasirikare bahaye nibazo ya urumva rero hari bikwiye kuba byibandaho ukabona mu baturage rero haburi iki ku buryo M23 bayiyumvamo reka nkoreshe gutyo cyane cyane nkuko amugani bashobora kuba baha amakuru FDLR aba FARDC ndetse n'abazalendo kuko nekereza ko sinanekereza ko ukuri guhari meki nuko amakuru menshi aba basirikare babona bayakura mu baturage so hari uburyo muri strategy za gisirikare unuvuga ngo ubundi urebye neza ishobora kubaho dushaka kujya Katanga igamije kugabanya imbaraga ziri hano muri Kivu y'Amajyaruguru ko Kivu y'Amajyaruguru ya Kivu y'Amajyepfo biri kuri pressure y'intambara ndege niho ziza drone niho ziza buri kimwe cyose niho kiza dushaka kuvuga rero reka twebwe tugire dute tujyana intambara hirya kure kuko urabona hano mu mujyi wa Goma ni mu buyobozi n'ikiciro cy'ubuyobozi bwa M23 yego ni uyu munsi bagumya kuzana amadrone baza gutera hariya cyangwa abazerendo bagumya kayihayo ko kuhaza mu by'ukuri ubona ko ari ikibazo rero mu gisirikare bashobora guhitamo bateka tujye Katanga Kinshasa gabanya force ziri hano zijyane Katanga muri aho rero nshuti bakunzi ba Prime Health Infinity na nge ni Damas Mico Myiza ikingenza akakanya ni inkuru nziza ku bantu bari hanze n'abandi bari mu Rwanda dufite ubundi buvuzi bushya by'umwihariko kuri health product ni imiti y'umwimerere y'ibinini twayindi mishya dufite yo gufasha abantu bafite diabete n'umuvuduko w'amaraso na prostate iyo banga rero nashaka kuri bagezaho abagana amashami yacu anyuranye murajya muyibona ikindi nashaka kubamenyesha nuko abari muri Amerika twaba dufite imbogamizi z'iposta kubera imisoro barabizi ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ubucuruzi muri Amerika ibyo byarakemutse ubwo twamaze gukemura ibyo bibazo umurajya mubona produit zacu bitabagoye ikindi rero nuko ku burwayi mufite nabakangura kujya mwisuzumisha hakiri kare kugira ngo tubafashe tubaho ubujyanama abantu birinde ntago ari byiza ko umuntu yivuza yarembye kucyo gihe umaze guhitamo gutungwa n'imiti ubuzima bwose ni byiza rero mujye mutugana tubafashe hakiri kare tubakangure tubaho ubujyanama bwiza nababwira ko rero abari muri Amerika dufite umuntu ubafasha mu Burayi Australia Canada muri Aziya n'ahandi iposta na DHL birakunda naho igisenyi dufite ishami ku muhanda w'amadepo Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda wa 12 naho ngaho nimero yacu nakamenyesho gutanya 250 7829 0576 muraho neza murakaza neza muri Royal Global Academy nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari abantu benshi batugejeje ko bashaka kwiga icyongereza ariko ko umwanya bikabagora twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3 tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS TOEFL ndetse na Duolingo dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi murakoze cyane murakaza neza muri Royal Global Academy bakunzi bacu turabamukije umerere mu mande zose zisi mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi kundi nukuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse natwe ariyo mpamvu tuba duhari kugira ngo tubagezeho update zige zitandukanye ndi kumwe na Meki cyangwa se Bwiza TV muramukurikirana nzi neza ko mumureba kandi benshi nabonye rwose kuri chano yanjye mwarakunze ubusesenguzi bwe benshi bati n'umuhanga bagiye banyandikira bati uyu mugabo afite ubuhanga mu busesenguzi nukuri ndabashimiye cyane
Bwiza TV naho turi kumwe, murabibona ko uyu munsi twahuje imirongo. Meki, waramutse umeze gute? ya waramutse cyangwa se wiriwe Gasaro. Na wiriwe da. Abakunzi ba Gasaro TV. Yego. Ubwo nuvuga ngo hari aba mu bice bitandukanye, bice hari abo baryamye, hari abo bwakeye, bitewe naho umuntu aherereye. Bose turabaramukije. Twebwe tugira akajambo ngo turakunda cyane Santima. Turakunda cyane Santima. Turakunda na Santima zose. Yego. Ubwo badukura turakunda. Ariko ari nabyo urya umuntu gukunda ya. Ariko n'abatwanga tubakunda kubi. N'abatwanga buri umuntu kwanga Gasa buriya yakwanga. Ikiza kiwe arakugendana. Yego. Kuko urwango rutuma ahora kugendana gufata agushyiraho umutwaro. Kugira bwa turiya muntu ariko urumva ashaka gusengera, gusabira ibyago Imana igwimigisha. Yego. Ashaka kwanga abandi bagukunda ariko arakugendana. Yego, urumva ko nawe ni umuntu w'ingenzi. Yego. Ndahera hehe ko mbona makuru ni menshi, ariko ngiyewe mbere ya byose reka mbanze mere kuri iki kintu ngiye kukubazaho Meki. Ni ikintu nabonye benshi bateyeho urujijo, ndetse aho ku kiganiro duherukana nabonye benshi banabyanditseho bati mutubabare mutubwire ku mugabo ukomeje kugenda avugwa witwa Mbayahaga, benshi bavuga ko yapfuye. Ariko nanone urundi ruhande rukavuga ruti ariko se abanyamakuru gutangaza ko umuntu yapfuye nta n'urwego rurabitangaza ngo bigaragare, ntibishobora kuba ari umutego uba watezwe cyangwa se ari nk'akamashu benshi babaguyemo, ariko bagendeye ngo biravugwa, cyangwa se umuntu akaba iby'ubushize nakubwiye ngo hari n'abaduha amakuru kugira ngo baduhe amakuru yo kutuyobya. Yego, nawe uyobye abandi. So icyo navuga cyo inkuru abanyamakuru batangaza nyine bisaba ko umunyamakuru wanza kwitonda. Yego. Icyo bavuga nta rwego na rumwe, urwego rwo birashobora kushobora gukora inkuru ugende ku rwego, ariko umunyamakuru afite ibimenyetso, afite buri kimwe cyose yemerewe gutangaza inkuru. Yego. Hanjye ntago nyagendera ku ibyo ngo urwego izo nzego zirabeshya. Usanga urwego rwose rukora ibintu biri mu nyungu zarwo. Yego. Yes, niko bimeze ko umuntu ashobora gupfa n'urugero. Niba bivuge bakavuga ati no, twebwe turabikipinga kuko nitubivuga wenda birateza ibi nibi. Yego. Mu gihe umunyamakuru abona kwenda kuvuga urupfu rw'awa wundi wapfuye, cyangwa se iyi nkuru yari yose biri buze kumuha ari inkuru, kuko inkuru ku munyamakuru ni ikijumba. Yego. Niyo mibereho y'umunyamakuru. Abona ari buvuge afite evidence, ubwo n'ibimenyetso afite mbese source we ubwe yizeye yakwiyeho amakuru cyangwa se isoko ashobora kubitangaza. Hanyuma tugarutse rero kuri Mbayahaga ni muzima ni muryerike, no mu kanya hari akantu yatanga sinba bakabonye ari kunywa icyayi. Ari kunywa icyayi baba bati mushyiraho n'itariki, bati uyu munsi ni le 16. Biriya nyine nawe arabizi. None se urabona we atari yiteguye kubikora. Yego. Urebye neza abona ko ari ibintu Mbayahaga n'abantu be bashobora bakreye kugira ngo babishyire hanze. Abantu none bivuzwe ninjoro mu rukerera nibwo byavuze ko yapfuye. Hanyuma mu gitondo cya kare saa moya saa 2 yari arimo agaragaza ko ari muzima, ari kunywa gacyayi. Biriya birashoboka, hari abantu bashobora gukora uriya mukino, abantu bamaze kugira famous cyangwa se abantu bamaze kugira imbaraga, akavuga ati jewe ntapfuye. N'abanyamakuru kuko bamuzi runaka yapfuye, akaba hiti runaka yapfuye, mukayaga akavuga ati ariko ninde wabibabwiye ko ndi muzima, tugende muzima. Tugende muzima nyibutsa akantu kagatekerezo kwigeze kubaho. Noneho ngo bajya gusaba, byanabaye no mu Rwanda, sinagatekerezo ngo byaranabaye mu Rwanda, bajya gusaba umugeni muri za Kanzayire Gikondo. Yego. Noneho ngo kwa kundi abasaza batebye bavuga bati umukobwa wacu yagiye kwiga ntaho hari rwose, muzagaruka ikindi gihe. Barimo bahakana abandi, umukobwa anyuza umutwe mu gishyati y'abana ati mwache kudanganya, mimi niko hapa. Na Mbayahaga nawe isagaragaza ati mimi niko hapa, mimi niko muzima. So urumva bigaragara ko harimo umupango we. Ikindi hari igihe abantu bashaka kubikora bagamije kugira ngo barebe icyo abantu kureba attention y'abantu. Yego. Ikindi nka intelligence y'u Burundi ishobora kubikora igamije kureba who is Mbayahaga. Icyo mvuga kuvuga ngo ninde Mbayahaga. Yego. Afite izihe mbaraga muri rubanda. Yego. Kuko buriya intelligence zigira amayeri menshi cyane agamije kureba icyo rubanda itekereza ku bantu. N'urugero Burundi bushobora gukora iriya ntuza kiriya kinyoma bugamije kureba ise muri East Africa. So bafata gute Mbayahaga. Ishusho yiwe ni iyi mu binyamakuru biri muri aka karere cyangwa se social media mufata gute. So intelligence ikabikora igamije kwibyaza umusaruro kugira ngo irebe izo mbaraga ziwe cyangwa se icyo yamukoresha. Ikindi bashaka kwikora mu Burundi bagamije kureba ariko se koko
nitubikora turebe abanzi be. yego Mbayahaga nawe ashobora kubikora avuga ati ni umuyobozi w'itorero avuga ati abapasiteri bankunda ni abahe, yego bamwe baratanga amagurupe ati bakagenda ubusa, abandi ati cyari cyaraturambiye, cyaratuzengereje. yego so urumva rero ibyo byose nibyo, ariko Mbayahaga ni muryerye ni muzima ntacyo abaye. Yego ni kimwe ukomojeho, ni nko gushaka guta benshi mu kamashu ku nyungu za politiki cyane rwose, ibyo bibaho cyane, babyita counter intelligence. Bamwe ushobora gufata ibuye ukarijugunya mu gihuru, inyoni zivuyemo nyinshi zisakuza, ukavuga ati iriya ndayifata, ukahitamo izo ushaka, ariko ibuye nibyo ritumye gira gute umenya za nyoni ukeneye. Kuvuga ngo utaratera ibuye mu gihuru ntushobora kumenya izo nyoni zirimo, ariko nuri kubitamo ufata urugero ahantu hari ibijwangajwanga, urabizi ibijwangajwanga, urabizi gaza kutabizi ntabyo uzi rwose, kuko burya nawe uri umwana, twebwe turakuze rero. Ibijwangajwanga ni inyoni zakundaga kuba nko mu mivumu, ziba mu birizi, biba bisakuza cyane, birasakuza. Rero kubera ukuntu bisakuza akenshi nyine nta muntu ubikunda, bigira urusaku. Yego. Rero ushobora gukubita inyoni muri ibyo bijwangajwanga ugamije kureba ikijwangajwanga nkeneye ni ikihe. Yego, aho ngaho usanga intelligence nyine muri ayo mayeri ziba zakoze zitoraguramo abantu cyangwa zigira inyigo zikora bata, ariko dukurikije umuntu n'uyu population nimwumva neza, cyangwa se uyu muntu population iramwumva, ushaka kumubyaza umusaruro muri buryo n'ubango imibare. Uriya usanga akenshi politike z'ibihugu zubakira ku abazi ubwenge, ibihugu bizi ubwenge, politike zazo zigomba kubakira kuri intelligence, ku makuru intelligence. Nka geopolitique kesha ishobora gushingira no ku makuru intelligence. Ko nk'u Rwanda nirwagira decision rufata zishobora kuba n'urugero gusinya amasezerano runaka, kugira deal runaka rutabanje kurira mu karere ho bimeze bite, ese tuba turyo nka ya masezerano y'amafaranga bafata yo kubaka imihanda base mu karere gutya, imihanda tuzayingukiramo iki, urugero imihanda yambukiranya hano mu gihugu, tufate nk'umuhanda munini uva Rusumo ugera Gisenyi, abatu imihanda nitushora amafaranga tuzagaininga iki. So hari ibintu byinshi, hari rero na intelligence zigira uruhare, buri intelligence zigira uruhare mu kuro, ukabona gupanga ibi by'urupfu bishobora no kuba byafunga benshi cyose byatwara benshi cyane rwose. Ariko se nanone Mbayahaga tukibaza, ubundi Mbayahaga tuweruka rapport icyo kwavugira igihugu cye cy'u Burundi, ngewe najya mve babwana Meki, kuko ni igihugu cye nyine agomba kugihagararaho. Ariko bamwe bati none se nanone gupanga kuba yishwe, cyangwa se nabonye benshi bakomeza ikintu yego ngo yishwe n'abadede, ngo rwose ngiye mu gitondo nyeje record ngo yishwe n'abadede, ngo kubera yuko ngo nubundi ngo hari abadede bashyigikiye M23, ngo rero ngo birashoboka ko ari bo ngo bamwishe muri bo. Ariko nanone nanjye naka understanding uburyo cyo kwinsana nanjye simbyumve neza. None nkibaza ubundi ko atari umunyapolitike, ese bugo ntago ari nko guhabwa iranka adakwiye bwana Meki? No, impamvu nyereka urabona ko Mbayahaga tugiye muri turebye muri avuga kuri geopolitique, akora analysis kuri geopolitique cyane kibanda ku Rwanda, kuri Kongo. Yego, niho akunze kuvuga ngo aka karere urebye neza amakuru hari ni Kongo n'u Rwanda. Kongo, Rwanda n'u Burundi. Kugeza umunsi umunyamakuru wo mu Rwanda ntashobora kuvuga, umunyamakuru uzi ukora kuri geopolitique ntiyavuga asize Kongo asize n'u Burundi. Ndabyemera rwose, turi supposed kuba twabivugaho. Noneho Mbayahaga nk'umuntu utanga ibitekerezo, kandi noneho ikindi yibasira abayobozi b'u Rwanda cyane, nabo hakurya kuri M23. Rero byatumye buri muntu wese yamumenya, hari n'abantu bafata side, bafata uruhande akavuga ati jewe shyikiye M23, ntago ashobora gukunda Mbayahaga. Mbayahaga burandi agera amagambo akarishye cyane, aryana cyane, akomeretsa rimwe nko mu gihe cyashize Uvira itarafatwa yarimo banga izo ntara zasaranga bibavuga ngo yabaza ngo ni iki sinzi ko nazise, ntabwo yazise intare ngo ntizirirwa ziraho ngaho ngo zirirwa zirizwa n'ubusa, yavuga ko ngo baborogera mu borogera mu mujyi wa Goma, bavuga bamoyize Nyarugo. Nyine urumva nk'umuntu ufana Moyize, umuntu ufana nka Bamakenga y'ubwavugaho, cyangwa se umuntu ufana habawe ingoma n'abandi wenda atari yapfa, ntabwo yakunda Mbayahaga. Ikindi yavuga kuri perezida wacu, perezida w'u Rwanda, avuga kuri General James Kabare, akunze kuvuga ku basirikare b'u Rwanda. Ntago rero umunyarwanda ubazi ashobora kumukunda. So urumva, cyangwa se ashobora no guhora afite tension yo kumva aravuga iki, kugira ngo byumve niba ashobora no gukora comment ayikore kuki kwa Mbayahaga. Ikindi nk'abarundi nabo
nabo bahora bashaka kumva ibyo Mbayahaga avuga ku Rwanda, ku Burundi, kuri Kongo. Kubera iki niyo nkuru igezwe muri kano karere kacu. Ibyo rero bituma rero Mbayahaga agira imbaraga. Mbayahaga yari apotre, ubundi bamuzi imbere. Mbayahaga ukuntu yakoraga, jyewe uko muzi n'inyigisho ze nabonaga, Mbayahaga yari wa muntu ku nkuru nziza. Ubutegetsi yari umuhunda, yari mikoro y'ubutegetsi. Kuko ubutegetsi bugiye kugukubita, Mbayahaga banza, kuko urabona ubutegetsi bw'Uburundi bugendera kuri religieuse, kugendera ku idini, busaba bafite ikintu cy'idini, Imana ni nziza, Yezu, ibintu nk'ibyo byo kugaragaza ko bakijijwe ari abakizwa. Yego. Bivuye kuki? Bivuye abadede niko babikora kuva nkuru nziza yaza ku buyobozi, niyo style bakoresha gusenyera igihugu kugira gute, no yose ni Imana. Basha no kwica bavuga ko ari Imana. Yego. Rero iki kintu cyatumye Mbayahaga, ko Mbayahaga buriya yazamuwe na nkuru nziza. Niwe wamuzamuye Mbayahaga. Mbayahaga ari umuntu usanzwe wakubiswe, buriya yarakubiswe. Baramuzamura na madamu nyine wa nkuru nziza, baramuzamura bamugira umuntu ukomeye, agira ijambo kwa nkuru nziza. Ko kwa nkuru nziza abantu bayobozi benshi, abanyamadini benshi bajya gusengerayo, abafite impano babandi bitwa abahanuzi n'iki. Mbayahaga nawe yari muri ubwo buryo, yari muri ucyo gikundi cy'abahanuzi n'iki. Ndi kugenda nkumva neza. Yego. Noneho Mbayahaga mu kuzamurwa byabaye ngombwa ko igihe cyose ubutegetsi bukeneye kuvuga ikintu, bushobora mu Bibiliya umuntu ayitwaza ari imbunda yo gukubita abandi, cyangwa se ari ikintu cyo kugira gute kuza kunyuzamo message. Akaza kwigisha, ariko niba tuvuge ari washaka guhonda, kavuga ati ariko Gasate ati wenda n'urugero Gasaro naraye mubonye wenda hana yo gukubita urushyi. Yego. Ati hari abarirwa bakubita n'urushyi, ariko ejo Imana izabakubita. Ubwo ni iki kizabaho? Nuko ubutegetsi buzakwirukana mu kazi. Yabivuze kuri Bunyoni ku bwa Ndayishimiye. Yego. Avuga ko Bunyoni ngo yizamuye kandi Imana yagize gute izamucisha bugufi. Kandi ngo niwe wamubatije mu byo nagiye numva. Yego. Aramwigisha, numvise icyigisho Mbayahaga yigishe kuri Bunyoni. Nkibyumva nkurikije kuko nakurikiranaga amakuru Burundi ndahakurikirana rwose cyane pe. Noneho numva nkurikije uko umwuka wari uri hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye, numva umwuka noneho ubyo ntuza yigishije Mbayahaga, mpitambana ko ari Bunyoni, mpitambana ko Bunyoni n'abanyamakuru kwa nabwe ni Bunyoni aragiye. Atarava nawe ni kabisa Bunyoni aragiye. Yego. Niko byaje kugenda. So rero ubona ko Mbayahaga imbaraga afite zifite kuri no ngoma y'abadede, ngoma ya CNDD-FDD yaramuzamuye cyane, ariko ni intwaro yo kugira gute yo kunyuzwamo ibyo ibitekerezo byabo. Yego. Nuvuga ngo numwe muri ba bantu ubona mu gihugu buri wese wafata ko ni opinion leader, ariko ni muri wa muntu ushobora kubonamo ngo Uburundi buri gutekereza bute kuri ibi situation ihari. Yego. So hari n'ibinyamakuru mu Burundi byinshi bikunze kumuhamagara, akenshi bigira gute biba bigaragaza ngo Mbayahaga we ibyo avuga n'ibyo ubutegetsi buvuga. Ntekereza ko umuntu wese waba ari kumwe na Mbayahaga avuga ati ndi kumwe na Ndayishimiye. Yego. Mbayahaga ntabwo ari umuntu woroshye. Ikindi no kuba ari umupasiteri afite abantu 200 yobora cyangwa 300 abakomeye. Buriya ntago nko muri communication hari icyo bita iyo ni ntuza ya communication process, ntuza ita ndayibagiwe fata triangle cyangwa se fata cycle. Yego. Uburyo biteye muri communication uko bayita ndakibagiwe. Icyo nshaka kwerekana iki nuvuga ngo dufashe ino cycle, uruziga. Hari icyo bita sender hari umuntu usendinga cyangwa uhereza ubutumwa, akaba channel, akaba receiver, ubwo ndi gukora short, akaza na feedback. Yego. So then iyo ukoze ikintu buriya cyose uvuga, tufate urugero ngewe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umupolitisi, iyo avuga ntago nge mbifata nk'ibintu bisanzwe. Yego. Iyo bavuza akantu gato akakohereza kakagenda kanyura muri za channels kakajya kwa receiver. Receiver ni umuturage, receiver na abandi bantu benshi. Karagaruka gukora feedback. Feedback ishobora kugira ingaruka kuri we, ishobora kuba positive cyangwa negative, cyangwa ikazi kagira ingaruka ku bantu n'abandi bantu runaka. Buriyo Mbayahaga niba afite abantu 500 ayoboye, ntago ari abantu bakeya. Bari abantu ubwo nicyo ashaka kwereka bashamikiye abandi bantu benshi. Yego. Yego. Nuvuga ngo ugiye nohereje n'urugero ikinyamakuru gisomwa n'abantu 5. Cyangwa se mfite urusengero rurimo abantu 5, ndabwirije abantu 5 barajyana inkuru yanjye, n'abandi 5 gutyo bagende abantu miliyoni. Nibyo by'ibibona za social media zacu. Uyu munsi we Gasaro ushobora gukora ikiganiro kikarebwa n'abantu 100,000, ariko mu by'ukuri abantu bazamenye iyo nkuru yawe ukoze bazarenga miliyoni. Yego.
abakirebye ni 100 ariko bazamenye iyo nkuru kubera uruhererekane rw'iki rw'amakuru. Yego niyo mpamvu rero mbahaga ari umuntu udasanzwe kubera iki ni opinion leader. None ariyo kuki benshi babihuza na nkuru nziza bati atitonze byagenda nk'uko nkuru nziza byagenze? Ibyo ni bisanzwe muri politike. Muri politike buriya ikintu twamenya politike, abanyepolitike, abapasiteri, abanyamakuru n'abasirikare uko bagira akazi gasa nkaho katoroshye. Yego. Kabamo ibintu byinshi cyane bisangamo. Icyo navuga cya mbere cyo, iyo uri umupasiteri kwanza uri umopinion leader, rimwe na rimwe akenshi urangira nyine nkuko abanyepolitike barangira, kubera ko ugira ijambo. Uko kugira ijambo kwawe rimwe na rimwe bigira gute, hari aho bikujyana. Yego. Cyangwa urugero rumwe kugira ngo Mbayahaga imbaraga afite, Mbayahaga afite imbaraga zikomeye, arakomeye, aravugwa, agize gute, imbaraga afite nizazo zizamurangiza. Impamvu mvuga gutyo ni iki? Urabona hari igihe uzamuka cyangwa ukagira icyubahiro, igitinyiro, nawe ugahita uzamuka ukumva ko ushobora kujya ku meza amwe na perezida n'urugero, ukagenda uvuga ati giye widakomeye. Muri kwa gukomera kwa cyangwa kwizamura kwawe rimwe na rimwe ukoreramo amanyanga. Sasa aya manyanga rimwe na rimwe iyo ubutegetsi cyangwa se undi muntu ugufite imbaraga akeneye gukurikiza, niyo nkona gukubitisha. Nuvaye inkoni ya mbere y'umunyepolitike nibyo aba yaranyuzemo, nibyo yarakoze. Nayo nkoni y'umunyamakuru, inkuru zacu dukora, ushaka gukora inkuru ikaba yamana imyaka 10 rwose nta kibazo ifite, ariko azakugaruka. Ariko rimwe hari ibyo wakoze atari bigaruka, ahubwo hazi ibindi, kuko ugufite ijambo gukoraho ibindi. Nibyo umuntu avuga ati, niba tuvuga urugero nagatekerezo kamwe ati jewe mfite agakoko mu ntoki zanjye, wenda ngafite mu biganza, afite ibiganza wenda bipfundikije, nkubajije ngo akazima nakaye, ntabwo ushobora kumenya. So ufite rero ubuzima bw'uwo muntu cyangwa bw'icyo kintu ni umuntu ugifite. Yego niyo mpamvu rero kuvuga ngo azagena nka nkuru nziza nibisanzwe. Politike nibisanzwe, mu itangazamakuru jya numva wenda hari abantu nibwo nibisanzwe, abasirikare nibisanzwe. Yego kumenya byinshi ni nakubazwa byinshi. Yego kuko Mbayahaga azabazwa byinshi. Mbayahaga nibaza kubwe nawe ubw'intambara, nibyo nakubwiye ejo bundi, intambara niramuka Burundi buramutse buyitsinzwe, Mbayahaga azasigara nta cyaricyo, azamwara, azajya agenda nibimwaro mu Burundi. Umunsi arakanga Barundi cyangwa aravuga mu Burundi kubera ko uyu munsi ingabo z'Uburundi zikiri muri Kongo, ariko umunsi zizavamo kubera ko yagiye zivuga ibitangaza. Nejo wundi yari yakamye ubwo Uvira yafatwaga, Mbayahaga ntiyavugaga, yari yacecetse. Yagarutse nyuma ya Uvira ati nari narababwiye, yabonye uruvugiro. So rero biriya byose bikwereka iki? Bikwereka ko environment igena ibintu byinshi. Nawe rero ntago mbona kugenda hanunze nibisanzwe. Asa nibisanzwe, natwe twese dukora itangazamakuru n'abandi nta uzi uko bizarangira. Ubundi uratangira ariko uko bizarangira ntago ubizi. Gusa icy'ingenzi nuko iyo umuntu ukora ibyo ugomba gukora, inshingano zawe, ibindi nyagasani. Yego. Bwana Meki nabonye na Mugunga humvikanye urusaku rw'imbuda ziremereye. Benshi bati ariko se ibi bice ko bikomeje guterwa mo, navuga ubwo ni za FDLR, niko mu makuru nge nagiye mbona. Ariko benshi bati ino mama 23 irasabwa kuba maso cyane, kuko bigaragare ko isaha n'isaha uyu mujyi bakomeje kutagetinga. Yego Goma yo wavuga ko iri anda ya y'ubucengezi. So cyo twavuga ibirebye biri kuba muri Goma, cyangwa se ibyo twavuga muri Goma ni nka cyagiye cyacu muri 90 na kangahe 97-98 abacengezi bateraga mu bice byinshi. So kuba imve turi facinga byo rwose ugomba kwifacinga. Ariko none ikitangaje gihe ari wenda gishaka kuri izo consequences zo kuba yagira abacengezi, no kubera kuba FDLR ziba hano mu birunga. Njya makuru namenye kandi ndakurikirana cyane kiriya kirunga, nkurikirana amakuru cyane. FDLR zaje ni crap, ntago ari FDLR zangwe, ni special force ya FDLR. Niyo yateyemo hariya CSLK. Nibaza ko ari ni Mugunga, ariko ni aho ita CSLK. Hari CSLK ni mu mujyi wa Goma rwose. Hariya rero yahateye, bagwira ko ari abasirikare bayobowe n'uwitwa Nikoi. Hano muri kirunga bavuga ko ama company cyangwa se Koi
ebyiri ariko ubu zimaze kurenga kubera ko aba FDL bajya bava za Masisi bava za Rucuro bose bazaga mu birunga witwaye Aimable rero ngo ni umureto witwaye Aimable nibo abasirikare biwe nibo bamanutse bajya gutera Seserika yego n'aba FDL nyine baba special force nibo baje gutera rero baza kugira gute bahuye na M23 bamaze kwiba ntago M23 ageze barasa batarahagera yabarashe bari gukora bakora return back basubirayo yego nibwo yabarashe ndetse amakuru namenye nuko hagaragaye imirambo 3 ndetse batani bipfunyitse mu bitenge biri babitaye hariya ndebye abandi baragenda barabitwara nuvuga ngo M23 bagiye yabarashe ariko n'ubundi bagiye ariko none hakaba hari n'umugabo wafatiwe hari umumotari witwa Pascal uyu Pascal ni umwe mu bantu bari muri zino operation asanzwe atwara moto iwe yanafashwe mbere yuko izi operation ziba yego rero we yafashwe ndetse bakubwira ko harimo n'abandi bantu mwenye nyine tujya tuvuga ko haba abagambanyi abaturage bahariye no kuvuga ni akora nk'umumotari ariko n'ubundi agakorana na FDL banarimo benshi hano mu mujyi yego cyane mu mujyi wagomba barimo rwose nibyo yigeze kubivugaho cyane twe ntitukibivugaho gasa yego wenda wowe birambyemo pe tukivugaho ibyo tubivuga inkuru zishyashya tuba twazibuze twazitambutse ariko mu by'ukuri ugiye mu bamotari ntabwo buramo FDL birimo hari FDL cyangwa ibizarendo ukasanga ikizarendo cy'igikoroneri hano n'ejo bundi ku mupaka hari igikoroneri bafatiye cy'ikizarendo nubwo batabikubwira ariko baragifashe ndabizi amushoba yego n'ejo bundi ntabyo navuze ariko ndabizi ko bagifashe baragifashe so ibi bizarendo birahari hano harimo abantu benshi cyane harimo abigize abanyarwanda ku ngufu bambuka bigize abakongomani bafite amasepejeri bakaza hano turi muri Rubavu ashaka kutamenya ariko ntago babura pe unjyanye ashaka kuramana iki nicyo yego ntago nabayeberwa nigeze kubwira Kedi hari abantu bigeze kwinjira b'abantu b'impunzi bari baje yego ndi kumwe na Kedi turi ku mupaka ndabareba ndavuga ni Kedi baba n'aba FDL bari bavuye za Gatoya harimo n'abaturage ko baba Kedi abantu nibo kandi koko tujya tukavugisha tukamubaza ahanana Gatoya ahanana tukamubaza kumva arahazi ariko agakwepa kandi umuntu ukwepa urumva nkatwe umuntu arakwepa ukumva arakujyana ari kukura ahantu uzi kujyana ahandi yego hashize iminsi mbaza mu kigo cya bakiriye aho bari bagiye muri transit bambwira ko bakuyemo bagera mu 9 icyo gihe babajyana mu Imutobo so shaka kwereka n'ubango ntago bagira isura ni bamwe natwe nawe nabandi ntago bagira isura rero ubona ko M23 hariya rwose ifite challenge y'ibyo bintu nge mbona ko umutekano izawizera neza ikirunga nta iremazi kirimo za FDL ikindi izawizera neza imaze gukora umusako wa nyawo hano muri Goma bitabaye ibyo izajya ihora kubitana imigeri n'aba niyo yakora umusako rero byoroshye ko FDL izashira umumotari mufatanya imbunda tajya bamufasha wenyine mufatanya imbunda ya SMG ndi foto yenda ifite ntago ndi kubwira ibintu nyine ntazi rwose asa yari afite imbunda rwose ya SMG dore nguyu ntago napfa kubwira ibintu ntari show yego aha rero ubona ko nyine ni challenge M23 izagumirwa nabyo kandi nayo ubwayo igomba kubijyamo niza n'igipadiri izagumya nyine baniganije za FDL izishimuta abantu ko FDL nta mbazi igira FDL nta muntu itica nta muturage itica uwo ari wese ikindi aba baturage bamaze kuzoboye M23 nayo ikwiye kubakoramo akazi kabashyira ku murongo bakumva ko M23 atari FARDC cyangwa atari wazarendo ibi ni ibintu M23 bivuge gutyo wenda abantu bihanga ntago ndi kurengera ariko M23 ikwiye guhindura ibikorera niyo abaturage bavuga ko ngo intare yakutse amenyo yakwishizemo inzara barabyivugira abaturage yego impamvu bavuga gutyo nuko babona M23 abaturage bararenzwe abaturage bumva ko umutekano nta kibazo iraborohereza noneho bagahitamo kujya gute kwigambanira so rero kugira ngo izabe igira ikikora nuko hari ingendo izahindura ibinyeshyamba ibinyeshyamba nitabinyeshyamba
izaba nka leta kandi hano nta mategeko ahari, nta nkiko zihari ngo irajya kubaburanisha, hari ibintu byinshi, hari challenge nyinshi ifite. ariko nanone Meki niba ndabizi neza ko urahagera ariko biragoye ko izi FDLR zashira muri ibi bice bya Kongo kuko bakubwira ko ari benshi cyane kandi nanone abaturage bakabigiramo uruhare bati kubera ihe mpamvu rero ati barongoye abakobwa babo abandi ni abakwe abandi ni abakazana abandi ni ba nyirabukwe hatese none arakubwira ko niba ari mu FDLR hari umukwe we aramutanga ate urumva nyine umuturage nawe aracyafite bwabujije nashaka strategy bakora reka kanga urugero rumwe M23 ni igenda idiringa n'abazarendo barahari benshi yego abayinyasi bayinaniza iki nibaha amafaranga amafaranga izakoresha iki kujya zakoresha amafaranga ijya kubarasa nibaha amafaranga bagaruke abitwa ba Mutayomba abo bose nabo bazarendo ni abantu batojwe na FDLR nibagarura ibaha amafaranga bitwa bajamari abo nibo bazengeze M23 nibo baza bakarayirasa so nibaha amafaranga cyangwa se banegosi kuko n'ubundi ntizarasa bazarendo ngo barangize kandi tuvuga bazarendo tuba tuvuze FDLR rero ni mobilisation gasa ni mobilisation ikeneye kugira ngo M23 ugire gute igira abo bantu izo element izazibona gute bara ni cash nibwira umuzane ati gwino turagwa amafaranga uzu ugiye kumwe natwe tujoininge kuko barabizi ko M23 n'undi nta kibazo cyayo niyanga uwo muzane iyi muhigi imurase ariko se zuri gukutana ukubitana imigeri na inyasi irabana nese inyasi nirirwa ngo muri za Rubaya nako hirya Rubaya hirya muri za Masizi za Nyabyondo nuza uriya Mutayomba ejo ni yari yageze za Rubaya hafi na Rubaya mu birometero 10 na Rubaya so uzi babuza abakomando kujya kubashaka ko bajya gushaka aba FNDB bajya gushaka aba FARDC barabana nese so nuvuga ngo n'uruhare rwa M23 nibone ikikeneye kubagira nk'abaturage nibigishe ibaye ibyo bashaka muri reconciliation nibango habe ikintu cyari n'itandi reconciliation ariko ikintu kizabaho wowe ushobora kwigomwa yego hari byo wigomwa bitabaye ibyo rero bizagira hawo mbwiye ngo ni benshi se baruta abo twageze mu Rwanda muri 1998 bari bahari benshi turebe mu bice byinshi bya Ruhengeri ibice bya Gisenyi bageze no muri Kigali ngari so hose baraje no saba u Rwanda rwabagize rwakoze neutralisation rubakuramo yego none se sibwo ba nyuma yaho barwarakabije baje sibwo benshi bagiye baza hari abajenali benshi baje hari n'abakoloni n'abasirikare basanzwe baje kubera iki kubera mobilisation y'u Rwanda ariko vetro nk'abantu bakiri sinabagiranya nka leta bo baracyari mu ishyamba niba babona badashoboye gukora nk'ibyo by'u Rwanda ko ari inyeshyamba niba barase kuko haraho suruse yabiri hari FDLR za Gatoyi mashyamba ya Gatoyi no mu namashyamba za Nyiragongo babarashe bakoze operation bakabakuramo niba hano muri Nyiragongo irimo FDLR ko ebyiri zananiye mvetro niyorezemo brigade niba ebyiri zikaze babakuremo hari ibintu tumva gasa kuko kumbwira ngo ko ebyiri cyangwa se batayo ya FDLR mu ikirunga mvetro niyorezemo abasirikare n'abangana nk'inshishi batayo n'abantu 600 nijyanemo abasirikare 3,000 baba komando irababuza se ibatoreze ifata abasirikare 3 bwe tugiye kubatoreza kujya kwiga FDLR mu kirunga ibyo ntibizakunda so hari nyerekeza ko n'ubushake harimo n'ubushake so ko idafite ubushake ariko ntekereza ko umujyi wa Goma ntuzatuza hejo bundi bakubwira ko M23 yasenye umunara FDLR irimo ibakari muri kirunga hejuru umunara w'iki communication witumanaho yego bashaka guhuza rega bashaka kurasa Goma no kurasa mu Rwanda ariko sintekereza wenda ko bizajya kujya wenda byararangiye barabaneterarije ariko nyine hari uburyo nge mbona byakorwa ndabivuga gutyo abasirikare babaza uko biba bigomba kugenda cyangwa se n'abanyapolitiki bazi uko bigenda ariko kubganye muri opinion yanjye nuko mbona ko FDLR bashatse bayikura mu kirunga ikindi bashatse bayirasi kavamo suko babiyobewe kuko niba ariyo surusi ituma umutekano by'ago mubura bayirase niba ishobora kumanuka ikaza kuko nibisanzwe hano za Nyiragongo iramanuka ikaza gatwara amafaranga y'abaturage kabarasa ibyo byose niba biba bazamuke mu kirunga avuga ati tugiye kugisukura cyose yego bamara kugisukura hanyuma umuturage bazabona asigaye afite akayihaho ka FDLR bamufate mu FDLR ubushize bari bavuze ko byavuzwe na bari ngomati umuturage tuzasangana imbunda tuzasangana acumbiki mu FDLR tuzamufata mu FDLR yego inyeshyamba zirana gasa buri zindi nyeshyamba zigusangana na FDLR waranze kwivuga bakurase nawe niba arasaba 5 ntawe ihangane mvuze gutyo dataha urugero gutyo buriya Sudani RSF
kugira ngo abanyasudani bayitinye n'iki se nuko nta miyaga igira. Abadede batuvuga abangaba bakiri mu ishyamba barabagome cyane, abantu barabazi buriya ngo barishaga n'abantu amazirantoki bakabakura mu modoka bakaba bari barisha, ntabwo bari boroshye. Wenda bo babonye igihugu bakibone kuri kada, ariko niba M23 yatangije urugamba irwana nuvuga ngo hari ibintu bimwe na bimwe by'imiyaga itakwiye gushyiramo. Abaturage babwiye ati this is the last warning, niba mudahindutse murahitamo ibi. Ariko kubera ko M23 yaje mu mujyi yagize gute nyine harimo na challenge nyinshi, imiryango mpuzamahanga iki, abaturage barafotora bajya gute, ariko mu binyeshyamba niba ngombwa mukureho social media zose muzikure mu mujyi wago, mukura antenne y'ama network, kwirirwa murira umuturage nari ngo yabuze network wowe nturira. None se bafashe igice cyose bakavuga tugiye gukora network, tubanze dukora akazi kacu. Yego bazi kuri bazareye ko ubuzima butazagenda. So nuvuga ngo hari ibyemezo byinshi bifatwa abantu bakagira gute bakagera ku musaruro. Nk'urugero minsi yashize muri Masisi bari barazikuyeho kandi byarabafashije. Hari ibice byinshi bazikura ko abaturage babona imodoka ziti ngabo barahise baraje imodoka 10 ati ubwo wazarindi kwitegura FDL kwitegura ugasanga abasirikare bahuye n'ibibazo. Urumva rero hari ibikwiye kuba byibandaho. Ukabona mu baturage rero habura iki ku buryo M23 bayiyumvamo, reka nkoreshe gutyo cyane cyane nk'uko amugani bashobora kubabaha amakuru izi FDLR aba ba FARDC ndetse n'abazalendo, kuko ntekereza ko ukuri guhari Meki nuko amakuru menshi aba basirikare babona bayakura mu baturage. None ubona M23 ayo zibona ziyakura mu baturage. Yego byagenda bite rero kugira ngo yigarurire imitima y'aba baturage nanone, kuko nabyo ufite agatuza zirukana undi. Nicyo cyo nakubwira isubizo kimwe, kubera ko niba M23 turi kura amakuru mu baturage, yego FDL nayo yakora mu baturage. Umuturage ajya hari imbaraga. Yego nibirukana FDL mu Kirunga ukayikora muri Masisi, umuturage azakwibuka ko nta mahitamo afite. Ngaho ingoma aho ingoma igiye niho umurishyo ujya. Yego none se muri Goma aho baje babishaka, ariko barahari. Bukavu niho bantu nabonye bakarishye barenze, twagiye Goma ikimara gufatwa, ariko ubura nababona ko bata abantu n'umusirikare baravuga ati nabafunga mutwe. Abasirikare bari Bukavu ndavuga abaturage barakarishye nabafunga mutwe. So rero ko ibanye nabose ntibayumvaga, ariko ibanye nabo. So nuvuga ngo gasa M23 n'ibinyeshyamba ntago iraba leta. Niba leta rero muri Goma nyine acting nka leta, igihugu nizo challenge rwaye n'aba bacenyezi, umuturage n'umufata yakoze ibyo by'ubucenyezi umwigishe birangire bityo. Ariko inyeshyamba wigishe n'abaturage nyine kwigisha abaturage n'ibyo, ariko ubundi nta n'uwiragiraho kwigisha abaturage. Mobilisation zo kuvangura uhagara ngo munuza ngo mu manama wigisha abaturage ntago M23 bigeraho. Ufite ibihe bice ntirafata Kivu y'Amajyaruguru yose. Kivu y'Amajyaruguru ifite kilometero kari 60,500. M23 zirafata na kilometero kari 35. Icyo ni kimwe. Nuza Kivu y'Amajyepfo ifite kilometero kari 35. 35 kangoye urugero Shabonda yo ifite kilometero kari 25. Fizi iri muri 2018 ntago arafata icya kabiri cyangwa se afite icya kabiri. Mwenga bafite igice. Kare harimo uduce badafite. Uje muri Uvira bayifite nayo igice. Ya Karemio ni muri ntara muri Tanganyika. Urumva Kivu y'Amajyepfo bwa tware ko bafite kimwe cya kabiri cyayo, na Kivu y'Amajyaruguru bafite kimwe cya kabiri cyayo. Nuvuga ngo izi challenge zo zizashara M23 ifashe intara yose itarayifata izahorana n'izi nduru nyine ndiko bimeze. None nagiye mbona bavuga ngo Katanga ngiye kuzafatwa. None Katanga urabona byakoroha none hameki, kuko nekereza ko birashoboka. None se M23 ntiyafashe Bukavu n'urugero, asa ni intara yafashe kandi strategy yakoze yatumye ikindi gice kivamo. Turebe nka za Arimbongo, hari ukuntu M23 yagiye imbere ijya gufata igice cy'imbere abinyuma bakirimo. Tunabirebye muri za Uvira, M23 yagiye hejuru za Ho Plateau, abari hasi muri Plaine d'Aruzizi basigaye bameze nkaho ntacyo bakora. So hari uburyo muri strategy za gisirikare nuvuga ngo ubundi urebye neza ishobora kubaho. M23 ishobora kujya Katanga igamije kugabanya imbaraga
ziri hano muri Kivu y'Amajyaruguru kuko Kivu y'Amajyaruguru ya Kivu y'Amajyepfo biri kuri pressure y'intambara indege niho ziza drone niho ziza buri kimwe cyose niho kiza aba turashaka kuvuga rero reka twebwe tugire dute tujyana intambara hirya kure kuko urabona hano mu mujyi wa Goma ni mu buyobozi n'ikiciro cy'ubuyobozi bwa M23 ni uyu munsi bagumya kuzana amadrone baza gutera hariya cyangwa bazerendo bagumya kayihayo ko kuhaza mu by'ukuri ubona ko ari ikibazo rero mu gisirikare bashobora guhitamo bateka tujye Katanga Kinshasa iragabanya force ziri hano zijyane Katanga baje bateka tujye Fizi Kinshasa nuvuga ngo nukunyanyagiza amaboko y'umwanzi yego aba uwo mwanzi mu ruhanganya abaye afite ubushobozi cyangwa afite nuza effective nabwo ashobora gutsinda effective yiwe ishobora kugutsinda cyangwa se ntanagutsinde ariko ntekereza ko muri strategy za M23 mu mikorere yayo mu mibereho yayo ukurikije uko ubibona ubona ko yo izo style ikora zikunze guhihira byarabaye muri Sake M23 iragenda irazenguruka izahita Kitembo yari nuvuga ngo M23 yanze kujya mu mujyi wa Sake ahubwo ijya kunyura mu kirwa ijya mu mazi ku kirwa cya Kitembo iriya Kitembo yigezeho Sake na Mubambiro byasigaye inyuma isigari ko yanasho bivuze ngo umusirikare uri muri Sake na Mubambiro agomba kuvamo izo ni strategy bakora zigamije kujya gute kuzingira umwanzi wagasigara cyangwa se gufata amaboko bakanyangiza mu bice bitandukanye umwanzi agasigara avuga ati reka nikure mu ngende ukavuga ati uyu muntu wanje imbere arankubita imbere n'inyuma urumva aho ngora kubitwa rero cyane yego reka dukomeze kuri update zikurikira